muraho nongeye kubaha ikaze ku Ijuru Rito Family Show aho tuganira ibiganiro by'umuryango, aho tuganira ibiganiro by'urubyiruko, ibiganiro by'imirire, uburere bw'abana, urukundo rw'abashakanye, tugamije kugira ngo imiryango yacu irusheho kuba myiza, ari byo twita Ijuru Rito. Uyu munsi nagarutse kugira ngo tuganire ku bintu bijyanye n'imirire. Murabizi nawe ndabikunda kandi nawe babwiye ko nzayambibaganirizaho kenshi, nzayambigarukaho kuko nkunda ibiryo byiza bifite intungamubiri, kandi noneho by'umwihariko ku bana mba numva ngomba kubagira inama ku buryo abantu mureba Ijuru Rito abana banyu bazamenyera imirire myiza, imirire ifitiye umubiri akamaro. Ku bashyashya kuri channel yacu ni Dudu, muvugana uyu munsi niwe tubaganiriza. Noneho ndashaka kugira ngo tuganire ku bintu bijyanye n'ibyo tugaburira abana. Iyo usomye amakuru ajyanye n'ubuzima hirya no hino mu research agenda akorwa, usanga indwara zitandura arizo bita non communicable diseases zigenda ziyongera, kandi noneho urwego rw'isi rushinzwe ubuzima runemeza ko rwose bikomeje kuri iyi trend mu myaka iri imbere zizaba ziyongereye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni urwo rwego nashatse kugira ngo tuganire. Noneho rero by'umwihariko ugasanga mu bihugu bitateye imbere izo ndwara ziri mu bantu nakwita ko bifashisha. Izo ndwara nakwita bita communicable diseases harimo za hypertension, indwara z'ubuhumekero, indwara z'imitima, indwara za diabete, indwara z'umubyibuho ukabije, obesity. Ibyo bintu mu bihugu byateye imbere muri western countries usanga birwarwa ubundi bigirwa n'abantu bo mu rwego rwo hasi batifashije, kuko nibo babasha donc barya ibiryo babasha accessinga, nakwita wenda ko biboroheye byo bigitera izo ndwara. Ariko mu bihugu byacu noneho byateye imbere ababasha accessinga ibiryo byiza ntago ari byo twibandaho, rimwe na rimwe ari ukubera kutabisobanukirwa cyangwa se kubera ko ari nabyo biryoha. Umwana wacu yigeze kutubwira ariko mama, kubera iki ibintu byose bifitiye akamaro usanga ari bifitiye umubiri akamaro biba bibishye, atariko ibintu bidafitiye umubiri akamaro mutubuza mukunda kutubuza usanga birabishye, ugasanga ibintu dukunda kutubuza ugasanga biraryoshye. Yaba ifiriti ati mama none ifiriti ziraryoha, ariko mwatubwira ngo sinziza kuzirya buri munsi, niyo mpamvu mu rugo tuzirya rimwe mu cyumweru. Ugasanga imboga nizo duhendahendera kurya, kandi rwose imboga ntabwo ziryoha, you know. So ugasanga rero nibyo turya kuko nibyo nyine bituryoheye, ariko ibyo biryiza nanone kubyimenyereza bifitiye akamaro umubiri, kubyimenyereza nabyo bidufitiye akamaro. Niyo mpamvu nshaka ko tubiganiraho kugira ngo twirinde izo ndwara za non communicable diseases arizo babahina bakavuga NCDs, kuko mu myaka iri imbere nubwo noneho rero akenshi abantu bavuga ko ari silent killers. No kuvuga ngo ushobora wenda kuba ugaburira nk'umwana wenda ibintu biryo bituzuye intungamubiri, akaba ari byo amenyera no mu mikurire ye akaba ari byo azamenyera. Noneho uko agenda kura ugazasanga wenda tuvuge agize ibyo nakwita premature death, cyangwa se akazanaba ikimuga akiri mutoya kubera ko atigeze agira eating habits atagize abasha kumenyera kurya ibintu byuzuye intungamubiri. Kandi ibyo bintu aho kamenyero gatangira mu gihe cy'ubutoya. Urumva eating habits, ibyo turya ni imwe mu mpamvu ituma ibyo bibazo bibaho. Ntago ari yo mpamvu yonyine, kuko harimo ibibazo wenda bya heredité, hakazamo kuba abantu badakora siporo, ariko n'imirire ni imwe muri izo mpamvu. Niyo mpamvu ngira ngo tubiganire by'umwihariko nibanda ku bana, mpereye ku bana b'umwaka umwe. Murabona muri kino gihe by'umwihariko iwacu mu Rwanda abana bari muri vacances. So ababyeyi ndashaka kugira ngo mbaganirize. Muzi ko hari akantu nkunda kubabwira ngo ko guhiturana iyo mbabwiye ibi ngibi mbacakora mugira ikindi kintu mumbwira, tukaganira tukungurana ibitekerezo. So ndagira ngo duhiturane rero. Ubu ngubu muri iyi minsi abana bari mu rugo hari aho usanga abana bamenyereye nyine, abana bumva ko ibiryo bye ni ifiriti n'umureti. Hari umwana wigana n'umuhungu wacu yigeze kutubwira ati ngewe iwacu igifiriti n'umureti mu gitondo na ninjoro nibyo ndarira, ifiriti n'amagi, voilà. Ati nta mboga nta kindi kintu. Noneho wangiye atekereza ko mu rugo adashobora kumara, donc kurya imboga ni buri munsi, ni itegeko kandi twebwe barabimenyereye baranazikunze. Reka mbatera akablag. Uzi ko
hahandi urabona twese dukunda, nanjye nkunda ubugari n'isosi cyane, iyo ndi burya imboga nzirya ku ruhande, ariko kubera ibyo bintu byangiyemo bya eating habits, kurya ibiryo bifitiye akamaro umubiri, ari byo bintu nkunda gushyira imbere. Abana banjye mbahaye ubugari n'isosi, kandi muzika abana bakunda ubugari, ntabwo mbaho ubugari n'isosi gusa, mbashyiramo imboga, ashobora gushyiramo dodo, ashobora gushyiramo epinari, noneho byanaba ngombwa rimwe na rimwe nkabashyiramo ibishyimbo, ariko ntabwo ushobora gusanga umwana mu rugo arya ubugari n'isosi gusa. Barabimenyereye, baranabikunda, bumva ko nyine ari gutyo bimeze, ariko nyine ngende ndikinga nkarya ubugari n'agasosi, imboga nkazirya kandi gukunda ubugari n'isosi cyane nimunseke. So noneho rero ibyo bintu rero bimwe mu bintu bituma izo ndwara zaniyongera muri ibyo ndi kuvuga bituje twagombye kugabanya mu byo turya. Hari ibintu tuvuge processed meat, inyama zacishijwe mu nganda, inyama ziriya nyama za jambo, za saucisson, za ibintu ari amaji yanyuze mu nganda, abarimo amakonserva, abarimo ibintu bituma aryohera, hamwe namwe bayakoresha amapudre, ayandi bakoresha ibyo bita amakonsantre, kandi ayo makonsantre n'ubundi aba ari ibyo bintu nyine bashyizemo isukari, bakongeraho isukari nyinshi cyane kugira ngo bitubuke, kugira ngo n'ababikora banunguke. So rero ni ibintu abana batagombye kurya mu minsi yabo ya buri munsi, on a daily basis, kuko ufite ngire nkanjye nk'umuntu ukunda ibintu by'imirire ifite, donc umuntu uri muri iyi domaine ubikunda cyane, ntabwo ari ibintu numva ko abana bakariye buri munsi, ni ibintu numva ko abana bariye ku ma occasion ari spécial, ku bihe bidasanzwe, mu mafete, muri anniversaire, apana ibintu byo kurya iminsi yose. By'umwihariko nk'abana buriya bagira amallergie, ababyeyi bashobora kuba bafite abana bagira amallergie wenda, cyangwa se bamwe ntibanabisobanukiwe, uzasanga bimwe muri ibyo bintu, yaba amabombo, yaba amatofe, iyo abana hariho abana babirya bagahita badevelopa ibibazo by'amallergie, kuko ntabwo rimwe na rimwe n'umwana nabiriye cyane bica umubiri imbaraga kugira ngo bigirire umwana akamaro. So ngakangurira ababyeyi rero, ababyeyi bifashije cyane cyane niba usanga wenda yumva ko umwana we agomba kurya jambo buri munsi, agomba kurya ukurumva bashyizemo iyo myunyu nayo ubwayo ntabwo ari nziza, nibyo expose abana kuri za diabete mu minsi iri imbere, ayo masukari ari processed expose abana kuri za diabete, ku ma hypertension mu minsi iri imbere, ugasanga nyine tuzagira premature death, donc impfu za kare, aho wenda usanga nk'ababyeyi bacu bajya bagira imyaka 80, 100, uzasanga bikomeje gutyo impfu za kare zihuta, kwa kundi nyine abantu bagatangira kurwara ibyo birwara bakiri batoya, bamwe bakazira za obesite zituma habarwara hazamo za diabete, hakazamo n'ibyo bibazo byose. Amahirwe tugira nuko abana bacu bakora activity, sindi bukubuze guha abana isukari, sindi bukubuze kumuha ako kabiswi, sindi bumubuze kumuha ibyo, ariko wibigira ibintu byo kurya buri munsi. Hari ababyeyi bataha akumva ko niba atashye ari mu nzira ajya mu rugo avuye ku kazi cyangwa wenda atiranwe n'abana, agomba kumuzanira tofe, agomba kumuzanira bombo, agomba kumuzanira ibyo bintu ariko ntabwo ari ibintu abana bagomba kurya buri munsi rwose pe, ahubwo kugira ngo umuzane icyo kintu wamutahanira yawurute, wamutahanira se hari iseri ry'umuneke akaba ari cyo abana barya, ntibumve ko buri gihe mama nabe yaje azana amabombo, azana amatofe. Murumuna wanjye wa bucura avuka narigaga muri universite, noneho njyewe kubera n'ubwo bwana no kumva bavuga ko abana bakunda amatofe, utuntu twabaryohereza, nkamuzanira tofe ukonje mu rugo, nabaga muri campus, ariko nkamuzanira tofe, nkamuzanira bombo, nkamuzanira ibintu nk'ibyo ngibyo n'amabiswi, ariko ndababwiye ngo yakuza arwara amenyo yaragenda, amenyo yashiririye akiri mutoya, ngira ngo ababyeyi bamwe namwe baranabizi ko amenyo, amabombo n'ibiki byose bishiriza amenyo, bibari amasukari bakoze bagakora boiling, ntabwo rero aba ari ibintu byo guha abana buri gihe, ni ibintu byo umwana très occasionnellement. Ndabibasabye babyeyi, ukicara ngo umwana wanjye ntashobora kunywa igikoma, ngo ngomba kumuha, gagomba kunywa icyayi gusa, uko abahera ku wa mbere kugera ku cyumweru umwana anywa icyayi, nyamara umumenyereje igikoma. Mubyeyi uri kugirira umwana neza, kw'igikoma kirimo intungamubiri zihagije z'umwana akeneye kugira ngo agire imbaraga, kugira ngo umubiri we ukure neza, kandi nawe akagira eating habits nziza, agakura bimenyera. Kwicara umwana wanjye ngo ntashobora kurya imboga, ngo ntazikunda, uwakubwira ahangaha mu rugo umuntu udutekera mu rugo atetse ibyo bidafite imboga, sinzi ko abana barya. Rimwe princesse yigeze kumbwira kwa kundi mutari mwavanga ifu ndaribwo bakigura, no umutanti nagateka igikoma agashyiramo isukari yayi, biramucika ashyiramo isukari nyinshi, kubundi turavanga n'amafu,
uzi ko cyabananiye arava mama uyu munsi iki gikoma kirimo isukari nyinshi ntabwo turi bugishobore kubera iki bamenyereye kunywa isukari iringaniye kunywa agasukari karinganiye apana ya sukari nyinshi. Ikindi kintu nshaka gusaba ababyeyi rero, hari igihe urumva tuba dufite abatantine badufasha imirimo nkatwe hano iwacu mu Rwanda, kuko akenshi abana ntabwo tubiyitaho twenyine, usanga bitwaho tubasigira abatantine babo babarera, tubita abatantine abakozi badufasha. Noneho ugasanga abenshi ntabwo bafite ubumenyi bw'ibyo bintu by'imirire, abenshi ntabwo bafite ubumenyi mu kamaro ko kurya imboga, mu kamaro ko kutanywa isukari nyinshi, noneho ugasanga baragaburira abana igikoma, wenda tuvuga ko mama igikoma yacyanze ngewe namwongereyemo isukari. Ibyo bintu ababyeyi mu bikontorore. Ubwo ndi guhera ku bana bafite umwaka umwe no kuzamura, no mu badolescent, kuko hari abana b'abadolescent usanga batunzwe n'ibyo bintu bya processed food gusa, usanga abana batunzwe na za fast food gusa. Uri guhemukira umwana wawe mubyeyi, kandi tôt uzabyicuza. Kuba umwana yatungwa na processed food gusa, kumva ko agomba kurya jambo, imireti, amafiriti. Mureti ntabwo ari mubi, ariko babiriye in excess, ntafata umwanya wo kurya izo mboga n'ayo masalade. Wenda nk'abo bakuru bo bageze muri za adolescence bagomba kurya n'amasalade, n'abatoya de même, kuko imboga z'amasalade, imboga mbisi zivanamo les toxines mu mubiri, zituma umubiri nyine weliminate. Bakanywa amazi, ukamenyereza abana habits zo kunywa amazi, ukamenyereza abana kurya imboga, bakanazikundira, bakanazikorera. Abana b'inkumi ukabigisha kwikorera salade, ukabigisha kwikora, ariko ntibabikore trop tard, ahubwo bibigisha hakiri kare. Noneho ugasanga n'indi ngari kuri cyo cy'abatantine tuba twasigiye abana, ugasanga aragaburira umwana ibiryo ariko ntamuha imboga, kubera ko we atazikunda, atazi n'akamaro kazo. Akajya mugaburira, hariho nigeze kubona yari mushyashya ageze mu rugo, akagaburira umwana imboga akazishyira ku ruhande. Ngiye kureba isahani nsanga karoti yazishyize ku ruhande, imiteja yashyize ku ruhande, byose yamugaburiye umuceri gusa n'agasosi. Urumva ibyo rero ababyeyi ndi kubakwitura, icyo kintu mujye mukitaho. Wenda niba ufite nk'umukozi mushyashya, umwigishe umwumvisha akamaro kabyo. Nta mutima muba babikoranye, we aba yumva nyine umwana ari umuha ibyo akunda, cyane ko cyangwa se nawe araha umwana nawe ibyo akunda. Akareba nk'izo karota kumva ntiyazirya, akareba nk'iyo miteja kumva ntiyayirya, akabatereka umwana muhe ngewe ibyo nkunda, akaba ari byo amwihera. So ugasanga umwana wawe, ugasanga hariho mu mafamiye, yigeze kubyumva mu mafamiye y'abantu bifashije cyane, usanga abana barwaye bwaki, kandi nyamara ubu ufite ibintu byose bikenewe, ariko ugasanga umwana ntabigiraho access. Kubera iki? Kubera umuntu musigira ntago afite ubumenyi, nawe ubwawe wendura aho ngaho uri mu kigare, urumva ko nta kibazo umukozi ibyo namusigiye apfa kubibwira ibyo bihari, apfa kubibwira umwana afata bihari. Ugasanga nk'umubyeyi aravuga ati ngewe sinjya ndya ibishyimbo, nta mwana wanjye ushobora kurya ibishyimbo, kandi ibishyimbo muzi ko nabibabwiye bigira intungamubiri. Nawe ubwawe ushobora kubisoma ukabibona bigira intungamubiri nyinshi cyane, bibamo amaproteine, bibamo fer, ni source nziza y'intungamubiri zihagije ku bana. Ugasanga umubyeyi ati ntago ngiye naha abana banjye ibishyimbo kubera kutabikunda. Gerageza ubishyire muri alimentation yawe. Narindi kubabwira utuntu ushobora gutahanira abana. Ushobora kubatahanira amata y'ikivuguto, ni meza. Abana bemerewe kunywa amata byibura litiro 500 ku munsi. Baha amata y'inshyushyu banywe, aho kugira ngo bahe ibyo bintu bya nakwita junk food. Nago nababwira ko iwacu tutabirya pe, ariko ni ibintu nkuko nabibabwiye turya occasionally. Hari umama nigeze kujya gusura rimwe, nsanga ari guha umwana we za jus ziba zipakinze mu ducupa. Ziriya jus nyinshi nababwiye ko hari imwe bazo bakoresha amapudre, izindi bakoresha ibiki. Urumva ni ibintu ntanatinya kuvuga ko biri cancerogene igihe bibaye, donc biriwe igihe kirekire, ari noneho cyane n'umubiri ufite imbaraga nke utabasha kubona ibindi bintu byuzuye intungamubiri. So none ndamubwira ntisizije, arambwira ati ngiye muri karito, nicyo kintu nk'abana saa 10, aho kugira ngo abana banywe izo jus rero wabaha amazi, aho kugira ngo banywe ziriya jus, ari ikintu bahorera muri fete. Nabibabwiye nta kiba, ariko ibintu cyo guhorera ntago abana ari abantu kugurira ziriya jus zirimo amasukari ari artificiel, ari amasukari yo mu ngari bakoze gutyo. Ahubwo tekereza gukora jus ziri naturel, tekereza guha umwana yawurute, tekereza guha umwana amata, tekereza guha umwana ikivuguto, tekereza guha umwana imbuto, aho kugira ngo muhe izo jus zimeze gutyo. Sibyo rwose pe, mugerageze izira jus muzigabanye. Hari aho njya mbona ababyeyi bazipfunyikira abana, mu bitekerezo murebe ikindi kintu kiri alternative mwapfunyikira abana, zitari ziriya jus ziri commercial. Musanga abana bazijyana ku ishuri bazihorere kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. N'abantu babikora rega babicuruza barabizi ko atari ibintu babiri healthy umuntu yahorera, barabizi ko ari ibintu umuntu nyine byagombye gufatwa amafanta n'urugero. Ibyo byose ibintu byagombye gufatwa limonade, nakureka mvuge limonade, ni byagombye gufatwa mu occasion ari special. So mu gusoza rero
nababwira iki sibyo? Abana bafite umubyibuho ukabije baba bafite risque zo kurwara diabete, bafite risque zo kurwara ibibazo by'umutima, high blood pressure, kuzagira asima cyangwa se n'izindi ndwara zo mu buhumekero za bronchite n'ibiki byose. Kandi noneho ugasanga abo bana nta nubwo banasinzira neza. Ubushakashatsi burabyemeza no kuri World Health Organization website barabivuga, abana bagira ibyo bibazo baba bameze gutyo nta nubwo basinzira neza. So noneho ikindi kintu bigatuma batanigirira icyizere muri society. Ubwo numva ni igihe umwana byanakabije kubera guhorera ibyo bintu cyane, ugasanga agize ikibazo cy'umubyibuho ukabije. None ugasanga no mu bandi bana n'umwana utifitiye icyizere, n'umwana rimwe na rimwe bishobora no gukabya bigatuma agira depression. So tugerageze dutekereze ku mirire y'abana bacu, n'igihe nibaye ngombwa ko dufitiye abandi bantu tubasigira, tubasobanurire iby'abana bagomba kurya. Noneho by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda nabibabwiye, nongere mbisubiremo, nkunda no kubivuga, abana baturerera abana cyangwa se abatantine abenshi ntabwo baba bafite ubwo bumenyi. Tubasobanurire iby'abana bagomba kurya, nabo babigire mu kamenyero kabo. Birinde umenye ngo ntaga amwongereramo isukari. Mama wigeze kumbwira ngo umutantine yaramubwiye ngo umwana wanjye ntaga akunda igikoma, umwana wawe ntakunda igikoma, ngo ngiye rwose ngo biba ngombwa ko ngumwongeramo isukari. Atiye ubwo ngo isukari niba yari yashize, atiye nta soni. Ubwo urumva utabikontroye, utaganiriye n'uwo mwana ukurerera abana, ko ntabwo yasobanuye, ntabwo babikorana umutima mubi, niko baba bumva bigomba kumera. Ushidukanye n'umwana wawe arya ibyo bintu, kandi urumva biramwexpose kuri za diabete n'izo ndwara zose twavuze. Dukomeze dufatanye kurera abana beza, abana babasha kurya ibiryo byuzuye intungamubiri. Nawe hari uko ubyumva iwawe mu rugo wenda ubigenza, hari utwo wenda wadusangiza, cyangwa se wenda hari ibyo wenda ubona utajyaga witaho, ubyiteho. Dukomeze gufatanya muri uru rugendo rwiza rwo kurera abana, ko ni umugisha tuba twaragerewe, ariko iyo tutamenyereje kumenyereza abana bacu ibyiza bibafitiye akamaro, natwe tubifitemo inyungu, kandi tuzanabyinjoyinga meme all along, no kugeza mu gihe cya donc n'igihugu kandi kikabenefisia. Kuko urumva iyo tuvanyeho izo NCDs no kuba abana bagira donc no kuba abantu barwara ibyo birwara hakiri kare bakabirwara bitinze, igihugu kigukiramo mu nzego zose. Ndabashimiye, naho utaha. Ciao, bye. Thank you so much.